hari ryo mumbonera mwebwe murarimbonera mu gihe tugitegereje reka tubanze twumve nyakubahwa musenyeri Cimatata tugezeho ijambo. Murakoze. Murakoze n'icyubahiro Karidinali umuyobozi wa diyoseze yacu, n'icyubahiro musenyeri Jean Marie Vianney waterewe kuba umushumba wa diyoseze ya Kibungo, nyakubahwa visi meya ahagarariye ubuyobozi bwite bwa leta, nyakubahwa depite Alfonsina, basaseredoti b'Ibihayimana, babyeyi, barezi, banyeshuri, Kristo Yezu akozwe. Nibajije niba ndibuze kuvuga nk'umuntu ureberera amashuri gatolika muri diyoseze ya Kibungo, cyangwa niba ndibuze kuvuga nk'umwe mu bagize igitekerezo cyo gushinga ipembo ndetse tukagishyira mu bikorwa. Ndagira ngo mbanze nsabe aba poromosiyo ya mbere munyibutse neza umwaka mwatangiriyemo 87 na 4. Ubwo rero mwaba mumvangiye kubera iki? Kuko je nibuka tugira igitekerezo cyo gushinga ipemu twakigize mu mwaka w'1983 kigirwa n'abapadiri batoya ba diyoseze ya Kibungo bitaga groupe de jeunes prêtres. Mwarayumvise icyo gihe rero muri 1983 nibwo icyo gitekerezo cyavutse, tukigeza kuri nyine cyubahiro musenyeri Joseph Sibomana wari umushumba wa diyoseze ya Kibungo, atwemerera ko twatangira iryo shuri. Abatangiriye ba mbere ndibuka ko batangiriye mu ishuri riri hariya mu mazu arimo urugo rw'amahoro uyu munsi. Mwaba baratangiriye muri ayo mashuri? Hari buri kangahe rero? Ntabwo ari bishoboka. Kuko nibuka yuko icyo gihe dutangira twari dufite amashuri 2 gusa. Dutangirira hariya muri iriya nzu yari yubatswe ari kugira ngo ibe centre sociale bakoreramo amahugurwa, ariko icyo gihe kuko ishuri baryise ishuri rya paruwasi ryitwa Institut Paroissial, ishuri rya paruwasi. Icyo gihe les jeunes prêtres bashakaga yuko buri paruwasi ndetse ya diyoseze ya Kibungo yagira ishuri privé. Kubera iki? Kubera ko amashuri ya leta yarariho icyo gihe, kimwe ndetse na kiliziya ifatanya na leta kubwa amasezerano, icyo gihe bayitaga libre subsidié. Ntabwo abana bina hangaha babonagamo imyanya. Abantu bo muri prefecture ya Kibungo icyo gihe ari hano mu Buganza no mu Gisaka bajaga muri ayo mashuri bari bake cyane. Biba ngombwa rero ko abapadiri bato bafata icyo gitekerezo cyo kugira ngo bashinge ishuri muri buri paruwasi ya diyoseze ya Kibungo. Ishuri ryatangiye riba IPM, Institut Paroissial ya Mukarange. Twari dufite umugambi wo gukurikizaho paruwasi ya Rukoma kuko ariyo yari ifite infrastructure icyo gihe.
ntibyaje gushoboka. Ndibuka rero ko icyo gihe Padiri Gakumba niwe watangiye ayobora iryo shuri, ari na padiri mukuru ndetse wa Mukarange. No kugira ngo tumushimire kuko yahabaye intwari. Icyo gihe nyine na diocese ya Kibungo yari yemeye ko iri shuri ribaho nk'uko umwepiskopi yari yabyemeye, yashyizeho akayo, itanga isambu, batangira noneho kubaka ahangaha kuko hariya nyuma y'imyaka 2 bagombaga kwimuka bakagera ahandi bimukira. Ubushobozi bw'abapadiri buba bukeya icyo gihe, nibwo rero twiyambaje abandi bantu twumvaga bakunda akarere, tubwira abari mu buyobozi icyo gihe. Ntabwo twavuga ko ari ababyeyi, ahubwo ni abari mu buyobozi icyo gihe twiyambaje kugira ngo baze dufatanye. Bakora association ndetse y'ababyeyi. Iyi association iza kugirana amasezerano na diocese. Ubwo rero ndakeka ko umugabo witwa Joseph Imana arabizi kuko hari isambu ye yari hariya twaguze icyo gihe, cyangwa twaraguranye tugiye twaraguranye kugira ngo ishuri ribone aho ryubakwa. Paruwase iremera itanga aka kabanza ishuri ririmo, niko kabanza kari kegereye aho ngaho, ni nako kabanza ka paruwase yari ifite konyine hano mu Bwiza. Ahandi hari mu Mataba ariho hitwaga muri Byange epfo hariya. Ndabaha amateka kuko ibyo bintu nari mpari, ntabwo ari abiye bimbwiye, twebwe twabitekereje. Ubu rero uyu munsi nagize ibyishimo byinshi cyane kubera yuko igitekerezo twagize cyagiye mu bikorwa kandi turabona umusaruro ushimishije. MC numvise ko yabaye uburezi hano akabagira na discipline, icyo gihe yanganaga gutya. Ndababwira amakuru ye ni impamo, ntabwo mbeshya. Icyo gihe arakiri umwana atangiye primaire, dutangira ibyo ngibyo yarataragize igihe cyo kuza kwiga ahangaha, yarakiri muri primaire. None rero iyo mbonye abasore, abagabo, abagore bari ahangaha bakeye bize muri iri shuri, nkabona akamaro bafitiye igihugu, nkabona haravuyemo abasaserdoti banyobora ba Niseti na ba Modeste. Muhaguruke abapadiri bize hano, baze hano, nimwigire imbere hano babarebe, murebe ukuntu ipemu ikwiye amashyi n'impundu. Mwigire hano. Gerard agiye he? Yagiye gusura misa. Padiri mukuru wa katedrali nawe yize ahangaha. Murabona abantu twabyaye uko bameze, turishimye. Murakoze, munakagira Imana. Mukabona na depite yize hano. Ntako bisa jewe byanejeje kubona tugira icyo gitekerezo, tukagira Imana. Umwepiskopi akagiha umugisha, akaduha ubutaka, akaduha abapadiri, no mu masezerano babandi honorable Habiyakare babwiraga bakoranye na diocese, basabye diocese ko iteka izajya ibona umupadiri uyobora iri shuri. Byari byanditse mu masezerano. Ubwo ngubwo Kardinali yabyubahirije, na nyiricyubahiro Musenyeri Yohani Maria Vianney ndakeka ko ayo masezerano azakomeza kuyubahiriza, ndetse n'abazamusimbura bose. Twageze ku cyo twifuzaga, nubwo abenshi badahari ubu ngubu. Abapadiri batangiye ntabwo bari barenze 10, twari 10 gusa turitangira tugira icyo gitekerezo, twari 10. None aho bari hose abenshi hari abavuye muri ubu buzima, hari abandi batari hano muri diocese ubu ngubu, ariko aho bari hose ndahamya ko banezerewe
ndahamya ko banezerewe kuko twashyize mu bikorwa umurongo mugari kiliziya iduha mu byerekeranye n'uburezi. Nk'uko mubizi, umurimo w'ibanze wa kiliziya ni uwo nguwo wo kurera umuntu wuzuye. Iyo niwo murongo mugari tugenderaho imyaka yose, kurera umuntu wuzuye. Ni ukuvuga umuntu wuzuye mu bwenge, mu mitekerereze ye, mu myitwarire no mu mubiri muri rusange, ariyo bita education intégrale, umuntu wuzuye. Uyu mwaka nk'uko mwabyumvise babisubiyemo kenshi, abepiskopi bacu baduhaye umurongo noneho tugenderaho wo kurera umwana ushoboye kandi ushobotse. Umurongo w'uyu mwaka ariko uvomwa muri wa murongo rusange wo kurera umuntu wuzuye buri gihe, akabaho mu bwenge, mu bumenyi no mu gukura muri byose, ku mutima no mu gihagararo. Niyo mpamvu na siporo igomba gukorwa ndetse na travail manuel. IPM rero iri muri uwo murongo wa kiliziya nk'uko nyiricyubahiro Karidinali yabyibukije kare. Niyo mfura muri diyoseze ya Kibungo mu mashuri prive ya kiliziya gatolika, uretse seminari nanone, kuko seminari yo ifite umwihariko kuva kera. Ariko nyuma yaho ngaho, nyuma rero ya IPM, harandi koko ayo mashuri yagiye ashingwa muri paruwase hirya no hino. Iri twegereye ni Lycée Saint Marcel y'Irukara, ariko dufite n'Inyarubuye, dufite isi Lycée Jean Damascène, dufite Epaza Izaza, dufite Eparu Irukoma. Ayo mashuri kiliziya igenda yashinga amashuri prive yakira abaza bayagana, kandi bakavanamo ubwo burezi, ubwo bumenyi n'uburere. Ubumenyi bwonyine ntibuhagije, icyangombwa ni uburere, nibwo kiliziya ishingiyeho ishaka gutoza ahantu hose. Ndagira ngo rero ntarondogoye kuko ibyinshi babivuze, kandi hari n'abakuru bari buze kuduha izindi mpanuro. Ndagira ngo mbashimire, nshimire abayobozi, ubuyobozi bwa IPM ikomeze kuba paruwasiyare. Dushaka kugeza mu paruwasiyare rero nowe ndarondogoreho gake. Twashakaga cyo twari dutangiye na gahunda yo kwigira muri diyoseze ya Kibungo, kwigira kugira ngo n'iri shuri turibonemo n'imirimo, twakira abana tubarere, ariko tubonemo n'imirimo. Ni ishuri paruwase igomba guhora ireba, na padiri mukuru akaryitaho, ntarirekere diregiteri wenyine, kuko iyo kashe ndizera ko itazavaho. Rigomba kuba ari ishuri rya paruwase, n'abakristu bo muri Mukarange bakumva ko ari ishuri ryabo, nabo bakaryitaho, bakarishyigikira. Ndabashimira rero ko mwakomeje umurongo mwiza. Ndashimira abarigizemo, barirangijemo, muteye ishema abaritekereje. Ndashimira ababyeyi batugiriye icyizere bakaryoherezamo abana. Ndashimira abarezi barikoramo n'abarikozemo, baryigishijemo. Ngashimira rero n'abanyeshuri bose. Abanyeshuri bo ntabwo ari ubwa mbere tubonanye, ngira ngo ngira ngo ubwa gatatu nje tukaganira, mukumva ijambo ryanjye, kandi nzakomeza kubasura. Murakagira Imana. murakoze